sha umva nkubwire Clementi, mu bintu bya mbere byanteye igikomere buriya kubyarana na papa mwana yanjye, biri mu bintu byanteye igikomere. Umva kuva namenya uriya musaza ko ari papa, kuva namenya ko uriya musaza twirirwaga turyamana, twirirwa tuzenguruka amarogi n'amahoteli twarayamaze, mwana we kuva namenya nyine yuko ari papa, mba numva ntanasohoka muri ino nzu, mba numva ntashaka ko hagira n'umuntu mbona, mbese mba numva nuzuye ikimwara ahantu hose. N'uyu mwana nsigaye mureba nkumva ni isoni gusa, nkibaza uyu mwana nakura nzamusobanurira mubwira uti, nzamubwira ko ise ari inde, nzamubwira ngo ni papa wanjye, nzamubwira ise ntakibaho, nzamubeshya iki nyine uwo mani. Noneho umwaka nagize mbimenye narabyaye, aba aribwo tubimenya ko burya ari papa wanjye. Uzi njyewe mbimenya ko uriya musaza wirirwaga ndongora ari papa, nta nubwo mba naratumye mbyara. Niba mba narayikuyemo, sinzi nyine icyo mba narakoze, ariko mani uriya musaza se oya papa. Ubundi erega ahantu twahuriye ni igihe nari nagiye mu kabari mani, reba igihe ubwo mama aheruka kwitaba Imana, urabizi yuko hashize igihe kinini narabaye nk'umusazi, nirwa niyahuza amayoga ntariyakira. Gusa byageze aho ndiyakira, ariko kuko nari maze kuba addicted yo kwirirwa njya mu kabari, nari nsigaye mpora njyayo buri munsi nkanywa inzoga nijoro. Niho nahuriye rero n'uriya musaza. Umve ngo ijoro rya mbere tukinahura man yarandongoye pe, ijoro rya mbere tugihura yarandongoye, ariko nyine byose ntago nta muntu n'umwe nashinja amakosa n'ayanjye. Ninjye wazize ubusambanyi bwanjye kugira ngo njye kuryamana na papa, byose byatewe n'ubusambanyi bwanjye. Icyo gihe ndyamana na papa nyine bwa mbere mani, umve ngo yaranandyohereje kubi, ibibanza ari nabyo byatumye dukururana. Icyo gihe nari nagiye mu kabari saa 12 hariya mu mujyi, umva ndi kwigurira ku ikofi yanjye, sinzi ukuntu nagiye kuri toilette, hari umusaza wari wicaye iruhande rwanjye ariwe papa, ariko ubwo ntabizi. Mbona ni igisaza kiri aho cy'igisirimu ukuntu, cyari cyambaye agashati k'umweru akagofero k'umukara, mutambukaho nigiriye kuri toilette kunyara. Urabizi by'amayoga unywa ushaka kujya kunyara buri kanya. Naranyweye rero, hashize iminota nk'ingahe numva nshaka kujya gusohoka, niko guhaguruka. Noneho nayo nambaye akamini nyine, agakanzu kagufi ukuntu ibibero byose bigaragara, urabizi ukuntu nkunda kwiyambarira. Rero umusaza niba naramuciyeho yabona ikibuno agahita ava mu bye mani, naragiye njya kuri toilette njya kunyara. Nkisohoka gutya nakubitanye na wa musaza imbere yanjye, nkimubona numva ntikanze, ndavuga se uyu musaza ageze hano gute. Yahise antangira arambwira uti sister amakuru, ndamubwira uti ni meza. Mwana umusaza ufite irari we, ufite irari kwa kundi umuntu akuvugisha ukabona neza ameze nk'imbwa ibonye inyama. Yari afite irari mwana, ari kundeba nkabona yenda guta inkonda. Arambwira uti witwa nde? Ndamubwira nitwa Angelique. Arambwira uti ubwo muri make ndakwita Ange. Ndamubwira uti yego. Arangije arambwira uti okay nanjye nitwa Richard, utariko ndagukunze untambutseho, ndavuga uti reka nkukurikire, ushobora kubona atashye byibuze nkwakina nimero. Man afite irari kwa kundi umuntu akureba ukajya ubona si umuntu ari kundeba ati ariko nkanurira amaso. Aramubwira ati hoya nari nkihari nuko nari nje kwihagarika. Nateye intambwe ngaruka imbere, umusaza bamfashe akaboko barankurikiye, arambwira none se Ange hari umuntu muri kumwe? Ndamubwira ati hoya nta muntu turi kumwe, ndi njyenyine hariya kuri table nari nicayeho. Umusaza niko twakomezanyije turaza, mbona yabaye nk'umusazi yabize icyokere, araza ahita afata ibyo yari kunywa arabiterura bizana ku meza yanjye, yarobye byahatari, nabonaga ari igisaza nyine cy'ikirayi. Araza banyicaye impande aho ngaho nari ndi kunywera mu kabari kari VIP wa muntu muza agapeti kaho, agapeti ni 250. Ariko niho nkunda nyine, nkunda ahantu nyine hasa nkaho hadaciriritse cyane. Ubwo niho narindi, niho njya nyine nkanywa nkasinda, nashaka nkaba nk'ibyatsi, ariko uko wagiye ni kutaha, nta muntu ushobora kuza ngo akubangamire, haba hari sekirite, nta muntu wakwiba. Ubwo rero reka umusaza azanyicara impande, umusaza akicara ku ntebe gutya nk'uko aba umaze kwicara, mpite mbona yashyukwe. Ndavuga se ndebye nabi, ndogera nagaye akajisho gake nyine ngatabibona ko ndi kumurunguruka. Mbona umusaza yashyukwe, ndavuga uyu musaza ufite irari ringana gutya
yaba agira umugore aheruka kurongora ryari ku buryo areba umuntu gusa agahita ashyukwa umuntu utaranamukoraho. Ubwo narabibonye ego mana ndumirwa nyine ariko ndabyirengagiza, ariko byosha nari nambaye mini umva ibitako byose nyine mana byagendaga bitetema. Ubwo umusaza arambwira uti Anje numva ngukunze nkikubona sinzi ukuntu niyumvisha, noneho niba ari amaraso akururana simbizi. Umusaza ahise ankunda ngakimbona arambwira uti nagukunze byahatari, mbabarira umbwire kuryamana nawe bisaba iki? Mana urabizi ntago nigurisha. Naramurebye buri kintu musubiza ndamwihorera. Ubwo yari azi yuko nyine ndi nk'aba bandi b'indaya, umuntu aba yaje mu kabari yaje gutega. Naramubwiye uti rero nabanje kumwihorera ndaseka gusa ndamwihorera. Ubwo bahita bakubitamo umuziki, umva ngeze aho ndavuga uteruka mpaguruke nibyinire. Umusaza arambwira uti kaze tubyinane. Aba arahagurutse araje turabyinana. Mani turabyina ariko mana ari kujya nkozaho uruntu rwe yari yashyukwa, ari kujya nkozaho urupipi rwe, mana we nkumva ari na runini kubi. Nkavuga si umusaza ufite umushyuko ungano ry'abaho. Mani tukajya tubyina zuka akankurura akanyegereza, akajya ashaka nyine guhuza ibintu byanjye n'ibye nyine akajya abyegereza cyane. Turakomeza turabyina nanjye ubwo gacupa kamaze kongeramo ntangira kujya mpinura amabuno nkamuzunguriza. Umusaza yaragiye arashyukwa, hahandi umuntu ashyukwa ipantaro igatangira kuzaho akantu ubona gatose, kwa kundi uba wagira nyine mu bintu hari utuntu turi kuvamo. Ubwo nageze aho numva mbaye nkunaniwe, twarabyinnye kuko ndikaraga, numva ndabyina hashize akanya ndamubwira uti rero njyewe ndumva naniwe ngiye gutaha. Gusa twari twishimiranye namwikundiye, mbona ari umusaza nyine wiyubashye, nabonaga ashobora kuba ari n'umukire. Umusaza arambwira uti Anje wambabariye basi ndakwinginze. Ubwo ugiye bimbwiraga nyine duhagaze, ahita afata ikiganza cyanjye gutya abagikoreje ku gipipi cye ngo kora ku bintu byanjye wumve ngo nagukunze, ndumva ngufitiye irari nashize. Wambabariye basi niba ari amafaranga ushaka umbwire amafaranga ushaka, njyewe mfite amafaranga, ntago ndi umukene, ntago ndi mayibobo, njyewe umbwire amafaranga ushaka. Mu mutima ndatekereza utuntu nkubwiye 500 wayama, ariko ndamwihorera nanze kumuca amafaranga. Ndavuga uti rero ubundi nanjye maze iminsi nifite stress nkeneye kuruhuka, wanjye ndase nkinjoyinga n'iki gisaza ko numva n'ubundi mu ipantaro hari ukuntu kinafatika wariye byari byo. Narambwiye uti rero by'amafaranga reka tube tubiretse, reka ntari biturarane, ariko se turararahe? Yarambwiye uti rero mfite umugore twareba hoteli nziza turaramo. Naramubwiye uti nta kibazo. Uwo mwanya yahise afata utuntu twari turi aho ngaho ku meza, twe duhita duhaguruka aragenda arishyura fagitire yanjye niye, duhita dusohoka. Nari nzi yuko tugiye kujya ku muhanda gufata akamoto. Umusaza mbona afite umumodoka wa danje w'umukara wari uparitse aho ngaho. Mani imodoka nziza pe, ubona zino zihenze. Yarayifunguye ndinjira, numva ni umukire pe mani, hanahumura mu modoka. Ubwo nanjye kuko nari maze kwishyiramo yuko tugiye kuryamana, rero ni uwo mwanya numvaga tayari natangiye no kubyishyiramo, natangiye no kumva mfite nanjye umushyuko noneho mbikumbuye. Ariko impamvu mani yari yambyinishije nkubaho uruntu rwe, arunkubaho nyine, mbese nari narwumvishe pe kuko rungana. Rwari runini wa muntu we. Ubwo twaragiye rero anjyana ahantu muri hoteli, nta nubwo nari nyizi, ntazundiye hoteli nazigiyemo ryari. Tugezemo arambwira uti rero dutumize akantu ko kurya, byanga byakunda hari igihe turi buraremo, adutumize akantu ko kurya batuzanire komande twaza kurya. Ndavuga uti nta kibazo. Arambwira uti njye nshobora no kurya inyama zikonje, wowe ujye bishobora? Ndavuga utego ko njye ntacyo ntariye, ibyo bazana byose ndabirya nishaka bakawunga. Umusaza yahise ashyirishaho komande y'inkoko do 2. Manu mbe ngo mu gitondo nazitahanye 2, ashyiraho n'amafiriti. Para ni igikire byahataye. Ibyo nyine nicyo cyumba twari turimo warabibonaga ko kiri VIP. Ndahamya ko kitari munsi ya 30 wenda, niyo make nyine ashoboka. Ubwo umusaza rero yari atanga komande, ahita atumizaho n'utubyeri tuba turi kunywa mu gihe turaba turi aho ngaho, ubundi tuguma kwiganirira. Mani nari nicaye ku buriri, umusaza yaraje ahita anyicarira iruhande. Umusaza afite ikintu bita irari, abatangiye kunkorakora ku matako, abatangiye kunkorakora mani bataranatuzanira n'utubyeri, atangira kunkorakora ku matako. Umusaza baranyegereye bakuyemo ya ngofero yari yambaye tayari baransomye.
umva azi gusomana te, aba aransomye turasomana, ubwo ntanakeka yuko ari papa wanjye. Gusa mbere yuko mama nyine yitaba Imana najyaga mbimubazaho, arambwira uti papa wawe yaje kunyanga agenda yikundira undi mugore, nawe baza gushwana, nyine yari umuntu ukunda abagore uri aho utita ku bana be, nuko yagiye nyine aramubura, nawe aramubura, baraburana burundu. Bakajya ambwira uti papa wawe rero yaragutaye. Urumva nta nubwo kuko nari nanyweye n'inzoga, sinari bunatekereze ko yaba ari papa, nakekaga ko ahari ashobora kuba atanakiriho. Ibintu nk'ibyo nyine ntabwo najyaga mubaraga, ntabwo nubwo namutekerezaga. Ubwo umusaza twatangiye gusomana rero aho ku buriri, numvaga noneho nanjye namugiriye santima, kuko nari maze kubona ari umuntu w'umusirimu. Ikindi yari nabonye ari n'umukire, ndavuga uti uyu muntu ufite iriya modoka ya miliyoni 200 ntabwo wamwima niyo nta n'ijana yaguha, maze ukavuga uti warongoranye n'umuntu wiyubashye. Umusaza yandiye iminwa wa muntu we, yandiye iminwa, aransomagura mani, ntangira gushyukwa rwose. Nimba ari no kubera depression nari maze iminsi mfite yuko nabuze umubyeyi, numvaga ibintu byose nsa nk'uwiyanze, nyine nta kintu kimwe nyitaho. Twaryanye iminwa turasomana, hashize akanya umusaza bagize atya anyujije amaboko muri ka gakanzu kagufi, bakuruye ikariso nari nambaye bayinkuyemo. Urumva umusaza amaze kunkuramo ikariso aba aregutse, aransunitse, arangaramisha nyine ku buryo ntandaraza, ahita aza aransisa. Noneho njye narabuze ibintu nzi ko ari iby'abasore, abasaza ibintu barabizi, ibintu byo konka ibitsina. Mana yanjye, umusaza nkubwira ngo yaragiye arandarura kugeza aho anteye inda we, nanjye ndicara ndavuga uti reka mubyarire. Ariko ibyo byose nyine ahantu byagiye bituruka ni aho ngaho. Umusaza yaransishije, arandyohereza, noneho niba ari ukubera ubwanwa yari afite, yajyaga kuzamo ubwanwa nkumva biraryoshye we. Umusaza aracyonsa aracyonka, umva ndagenda ndashyukwa, noneho njya muri modo bya hatari. Ubwo hashize akanya twajya kumva barakomanze, numva baraturogoye, kuko nari ntangiye kubikunda cyane. Isura mpita nongera ndiyimanganya, mfata agakariso mba ngashyize hirya. Ubwo uwo musaza aragenda arabafungurira, binjiza izo nzoga bari bazanye, bamubwira ko komande iraboneka mu isaha imwe. Turavuga uti nta kibazo, baragenda, arongera arafunga. Ako kanya yahise abanza gukuramo imyenda yari yambaye, mpaguruka navuga uti wikivuna, reka nze nyigukuriremo. Numvaga rwose nanjye mfitiranye, nta byo kuvuga ngo amafaranga, umva sinjya nigurisha uw'abandi, ntabwo ibyo nari mbyitayeho. Njye nashakaga byibuze andongore neza ndyohereze, n'ubundi sinari mberutse, ibyo byari kuba bihagije. Nuko naje rero mpita mpaguruka, ndaza umusaza mukuramo imyenda, nanjye muhakeya, mufungurira ibipesu, ndamwambura. Ndangije kumwambura, mufungurira umukandara, mukuriramo ipantaro, ibintu byose, mpita mukuramo boxer. Yari afite ikintu bita imboro, sinzi uburyo nayikubwira, yari afite inkoresho imwe nyine ureba ugahita wumva urayifuje, rutari rumwe runini cyane ubona ruteye ubwoba, ya indiringaniye nyine. Urabona iyo ari runini hari ukuntu uhita ugira ubwoba ukavuga uti ntiruri bumbabaze, ndapfa kurumenyera. Ariko iyo ari gato nanone kagutera nyine wumva ucitse peti. Noneho yari iri hagati na hagati, narayirebye, numva noneho warashize igihe kinini pe ntanareba ubwambere bw'umuhungu. Narabirebye numva ndabyishimiye. Umusaza mpita nca bugufi, nanjye nk'uko yansomye nanjye ndayifata ndayonka. None urabizi uri gukora ibintu bikurimo, nta yindi mpamvu runaka ikugenza, ubikora neza n'umutima wawe. Numvaga nshaka kwishima, nakeneye ikindi kintu kirankura muri modo, kiramvangira. Narayonse ndayonka. Umusaza arasara ahita ambwira uti sheri ongera ugarame, nanjye nze nongere ngukorere bya bindi numvishe kiryoshye. Umusaza nahise amubwira uti ese ubundi reka dukore ya positeri ya gutyo. Ubwo yarambwiye ngo azansise ngo nyine nanjye yongera abinkorere. Nahise mubwira uti ese ahubwo twakoze ya positeri ugahindukira nanjye nkahindukira, ku buryo unsisa nanjye ndi kugusisa icyarimwe. Wabyumva kubi? Twahise tubikora. Twaragiye twonkana ibitsina, ndagenda ndashyukwa bya hatari. Noneho niba ari ukubera n'inzoga nari nashyizemo, nahise nshyukwa vuba.
umusaza nawe ubwo aba ari tayari. Hashize iminota ingahe umusaza arambwira ati sheri noneho ndumva ngishaka cyane pe, ndumva nenda gupfa. Yahise agira atya asubira mu ipantaro ye akuramo puridanse, umva aba azifite rwose, aba araje arayimpa ndayifundura, nyine ndayipfundurira, mpita mubwira ati reka noneho nkwambike. Mfata nyine agashuka ndabanza ndamuhanagura, kuko urabona nyine yari ukuntu iyo umuntu mwambitse puridanse nyine yaratose, hari ukuntu inyerera ikamuvamo. Nafashe ishuka ndabanza ndamuhanagura, maze kumuhanagura neza mpita nyimwambika. Maze kuyimwambika umusaza njye nahise mubwira uti ryama, reka njyewe nze njye hejuru nyicareho. Mbumva ahita agarama, noneho njye ndaza nyicariramo, nari mfite umururumba wayo. Noneho reka noneho turongorane. Mbega umusaza yarandongoye arandyohereza, mani yarampaye nyine pe, icyo kintu nakubwira, yarampaye. Uwo ni umunsi wa mbere twarongoranye, byari biryoshye ku buryo n'ejo nicaraga nkabitekereza nkumva ndabikumbuye. Umusaza yandongoye neza, utinya umusaza wandongoraga byaba bigize hagati agahita ayikuramo akongera agasubizamo ururimi, we nta seseme agira. Kandi wa muntu urongora akuganiriza agusomagura pana wundi ugenda agaceceka ukagira ngo ari nyine wenda ari byose nyine yarabivangaga. Biragenda birandyohera, ndagenda ndasara ndararuka, ndaryoherwa. kuko umusaza ndamubwira uti mva nkubwire, narongoranye n'abasore benshi ariko uranshimishije pe, bose ndumva nta n'umwe wanakugwa mu ntege, wowe urabarenze kure cyane kandi bitwa ngo ni abasore. Arambwira uti nawe uraryoshye cyane, nagukunze, nakunze ukuntu wirekura. Icyo gihe iryo joro twarararanye ariko twagize ibihe byiza bya hatari. Icyo gihe yari umunsi wa mbere, yamereye umwana mwiza, yampaye n'amafaranga, yampaye 200,000. Umva ndanatungurwa bitari buri muri gahunda. Ngenda mubwira uti rero nishimye kandi nawe wishimye, si ngombwa ko mpaye amafaranga. Arambwira uti ntabwo nkuguze kuko sinabona yo nkugura, akira ugenda ugura agafanta byibuze nawe wumve ko wakoze akantu k'ubwenge. Umusaza yarantahanye ngeza muri karitsiye, ndamubwira uti nsiga ahangaha, ahita yongera yisubirirayo. Naha numva nishimye, ibibazo byanjye numva nyine muri njye ntangiye kugenda ndyoherwa n'ubuzima. Nanone umusaza yaragiye ambera inshuti, sinzi uburyo nabikubwira. Umusaza yaragiye arankunda, niba ari amaraso yari yarakururanye ntago mbizi. Umusaza yaragiye arankunda, tuba inshuti nyine magara. Umva yaragiye ambera inshuti magara pe, yari wa muntu yitwaga tutahuye, yanyoherezaga amafaranga. Ejo twahura nkasanga yanguriye ikanzu, yaramaze kumenya size yanjye ku buryo yabaga azi ishati nkwira, ikanzu inkwira, inkweto zinkwira. Umusaza yaragiye arandyoshya, dukomeza kujya turyamana cyane cyane muri wikendi. Ariko arambwira uti ntuzigere umpamagara cyangwa unyandikire, njye nzajya nkwandikira. Umusaza twarakomeje tuba inshuti, ntamukurikiyeho amafaranga, ahubwo gusa ari uko namwishimiye. Ikindi andongora neza, nta bundi bushuti bundi bwari burenze, kwari ukwishimisha gusa, akampa amafaranga kuko abishaka, ariko ntabwo njye nayamusabaga. Twarakomeje turarongorana. Rimwe twaje gukoreraho ukuntu byari byagenze. Icyo gihe twararongoranye, urumva icyo gihe nazanye amazi. Icyo gihe hari ryarira, sinibuka umunsi ni hari kuri Sevalante. Arambwira uti uyu munsi nawe uguhariye madamu yihangane, Sevalante maze kumuha ni nyinshi, uyu munsi ni uwanjye nawe. Yabeshye madamu ko nyine yaraye mu ntara. Icyo gihe turararana, twagize ibihe byiza. Wa muntu we, twagize ibihe byiza. Uwo munsi ni nabwo yanteye inda, ariko icyo gihe nabwo nari ntaramenya yuko ari papa wanjye. Icyo gihe twari twagize ibihe byiza, twari twirirwanye, yampaye gift, yampaye amafaranga, turararana. Reka rero tugere mu mwanya wo kurongorana. Turategurana nk'uko bisanzwe, arankarisa, aransisa, nanjye ndamusisa. Tugira mu mwanya wo kurongorana, yambara ishashi. Cyokoze yatinyaga kurongoreraho hanze, yatinyaga kurongoreraho pe, kuko yaravuze uti mu bintu nubaha, mu bantu ntinya nubaha, nubaha umugore wanjye. Ndamutse ngize izindi ndwara mushyire cyangwa akamvumbura byaba bibi. Ubwo rero icyo gihe yarandongoye, niba ari uko nari nishimye bikabije, nashidutse nazanye amazi.
nzanye amazi umugabo yarishimye cyane arambwira uti ibi bintu mbiheruka kuri madamu kera, uti nari mbikumbuye. Niko kuyikuramo aratangira aranyaza, anyaje arambwira uti ndumva ntari kumva uburyohe bwabyo nk'uko nakabishatse, ngiye gukuramo ino shashi. Naramubwiye se uko kumva nta kibazo, arambwira uti erega n'ubundi igitsina cyawe kiba cyoroshye, uraryoshye, kankuremo ino shashi. Nibwo umusaza yakuyemo Prudence, ubundi arakunguta noneho nyama kwa nyama. Cyakoze gukoreraho biraryoha, nyama kwa nyama yaragikunguse, amazi arahaza bwari ubwa mbere, ntabwo ari nk'ubwa gatatu ngira ngo narinzanye amazi kuva nabaho. Umusaza naramunyariye none haragenda aba nk'umusazi, arankunda. Icyo gihe ajya kurangiriza yazimennyemo. Noneho nanjye ukuntu ni igicucu, ubwo natahaga sinigeze ntekereza kunywa ikinini, ntabwo nigeze mbyibuka kuko twari tumaze kuryamana inshuro nyinshi kandi nkataha numva nta kibazo. N'icyo gihe narabyibagiwe numva ko nta kibazo, nabyibutse hashize icyumweru. Yarambaje uti se chérie, harashize ibyumweru 2 kuko nubwo twongeye guhura twakoreye aho. Iyo minsi yose hashize ibyumweru 2 nibwo arambwira uti se ujya wibuka kunywa ikinini? Nibwo nagaruye ubwenge ndabyibuka, ndamubwira tuzi ko ntacyo nigeze nywa, ntabwo nigeze mbitekereza, numvaga n'ubundi ubanza warangirije muri Prudence. Arambwira uti ye aho ntiwasamye? Ndamubwira uti ni naha ndaza kwipima. Ntashye umukecuru wanjye yahise arwara, mpita mu ntara sinabyibuka, ndagenda murwaza ibindi byumweru 2. Nyuma ngarutse umusaza akimbwira ngo tubonane, nubwo umutima wanjye wongeye kubyibuka. Uwo mwanya arambwira uti nta kibazo turaza kubonana. Nahise mbanza njya muri farumasi njye kugura teste, nsanga ndatwite. Ndavuga uyu musaza ndahera he mbimubwira noneho ko ari bunyice n'ukuntu atinya umugore we. Umusaza naragiye turarongorana kuva twaryamaniraho, nyine byahise bikomerezaho, nta shashi twigeze twongera kwambara. Umusaza rero uwo munsi twararongoranye tugiye gutaha, naramubwiye uti ariko rero hari ikintu nshaka kukubwira. Namubwiye tuzi yuko nashidutse naratwise. Umusaza aratungurwa, naje ndamubwira uti ariko iracyari ntoya, inda y'ukwezi bitarava nk'umuntu twayikuramo. Umusaza arambwira uti se chérie, harya mbwiye ko wibana? Ndamusobanura byose, arambwira uti waretse uwo mwana tukamureka, n'ubundi ko nakwikundiye iyo mfura ukayihorera ukambyarira umwana, ko ntazigera nkuhemukira, ko ntazigera nkubera imbwa, wamuretse akiberaho, ko nawe n'ubundi nakwikundiye. Umusaza twaragiye turakundana tuba basheri. Muri icyo gihe nari ntwite. Umusaza aragiye ankodeshereza geto y'ibihumbi 200, noneho akageza ahubwo akanarara iwanjye muri iyo geto ntitujye muri hoteli. Aragenda anyitaho, angurira firigo, agafirigo gato. Yarambwira uti umugore utwite aba agomba kurya imbuto, ntukwiye kujya ubura imbuto, kandi nutayigura zizajya zipfa. Buri munsi yanzaniraga ibintu. Kumbe umugore we ntago yabyaraga, ntago bigeze babyara uwo babana, ariko yarambwiye udafite abandi bana 2 hanze ngo kundi mugore. Ariko njye numvishe atarambaraga mu bana yabaraga abandi 2 yabyaranye n'umugore wa 2 nyuma y'uko ataye mama, kuko ngo nta nubwo buriya yigeze anakundana na mama nyine cyane. Ubwo umusaza yarambwiye uti rero kuba wambyarira umwana, ikindi nanagukunda, njye nawe turi inshuti, ndumva ntacyo bitwaye. Yanyitayeho ndamubyarira. Noneho nari nsigaye numva mukunda, urukundo numva rudasanzwe. Nari nsigaye numva umusaza mukunda, yanambwira ngo aratashye nkumva ndafushye, nkumva yaguma aho ngaho iwanjye. Umusaza arambwira uti uyu mwana dukomeze tumwiteho, nyuma y'amezi 3 ndashaka uzajye gucuruza, nzagushingira botike cyangwa iduka rimeze ukuntu ucuruze, nawe ujye wibonera icyo ushaka utarenze kunsaba. Numva Anna n'umwana mwiza, numva rwose ntekerezaho pe. Kandi nyuma maze kubyara arakomeje arandongora, noneho cyaragiye kiraryoha. Barambwiraga ngo abagore babyaye bararyoha nka bipinga, cyaragiye kiraryoha, dore amazi. Nyuma nyine naje kubyara, mbyara umwana umukobwa. rimwe hari umunsi yari yaje kunsura, mpaguruka ngiye kureba umwana mu cyumba nyine cyo hirya nabaga nashyizemo umwana iyo yabaga yaje kunsura, kuko ntabwo twaryamaniraga mu cyumba kirimo umwana. Sinzi ukuntu hagurutse nunamye ndi gushaka umwenda nambara, arambwira uti chérie, ufite ikibibi hano ku kibuno? Ndamubwira uti yego. Ndamubwira nibwo kikibona?
arambwira ati nibwo nkikibona mbona umugabo arikanze. Ndamubwira nese kibi uragitinya? Mbona umugabo arikanze, nta kindi kintu yambajije, yahise ambwira ati sheri mbere ko tuganira ibindi bintu banza umbwire, ndumva ngize ubwoba, hari umuntu nyibukije. Mama we yitwa nde? Ndamubwira yitwa Suzana, amubwira n'irindi zina. Umugabo yahise ahaguruka, arambwira ati Suzana yagiye he? Ndamubwira uramuzi? Arambwira turiya niwe mugore wanjye wa mbere. Ndamubwira yarapfuye, yapfuye mu mpera z'uriya mwaka ushize. Umugabo yahise ahaguruka aragenda, ubwo yari atarambwira ko ari papa, ariko nanjye narikanze. Mbona ariko wagira ngo iki kibi barakizi. Yaragiye yicara mu ntebe, umugabo atangira gusuka amarira. Ngo njye nari nsigaye mu cyumba ndi gushaka umwenda, mbona agiye muri salo, maze gushaka umwenda mfata ikanzu mbonye ni kukuza muri salo. Mbona umugabo yahogoye ari kurira afite papier jenike, ikintu kimeze nka papier jenike ari kwihanagura. Urumva umusaza nsanga ari kurira yahogoye, mana yanjye papier jenike yatose, ahita hasi atora indi. Naraje mwicaye iruhande ndamubwira sheri ufite ikihe kibazo? Mbwira ugize ikihe kibazo? Arambwira uti uzi yuko uri umwana wanjye, icyo kibi ufite ku kibuno ndakizi, nakibonye ku mwana wanjye icyo gihe, kandi buriya nubwo nagutaye ufite imyaka 4 wari umaze gukura. Icyo kibibi narakibonaga kuva wavuka ndakizi, forume yacyo uburyo giteye ntikigeze kinahinduka, uretse kuba cyarakuzemo gato. Ndakibonye ngira ubwoba, none nsanze ko kuri umwana wanjye, niba uri umwana wa Suzana, ntabwo nabasha kubyakira ko nateye inda umwana wanjye. Umugabo yararize, muri ako kanya byarandenze, nanjye nabuze icyo mvuga, ndaceceka gusa, ndumirwa gusa, ndamureba buri kintu mubwira. Ndavuga uri papa? Arambwira uti yego ndi papa wawe, ni nanjye waguteye inda ukambyarira undi mwana, kandi uri n'umwana wanjye nawe. Umugabo yararize ararira, mwana we ndavuga se ndakora iki koko? Mbona umugabo atangiye guhumeka nabi, mbona atangiye gusepura cyane, mbona aratutubikanye. Nahise nzana umwenda hirya, ndamubaza none se bigenze bite? Arambwira ati ndwara umutima. Ndamuturisha, arambwira ati mpa amazi, muzanira amazi. Ubwo ako kanya nanjye amarira yahise atangira gushoka. Umugabo ndangije ndamubwira uti rero twakoze amakosa kandi ntacyo twakora ngo kibihindure. Iyo uza kuba ubizi ko ndi umwana wawe ntiwari bundongore, nanjye nza kuba mbizi ko uri papa sinari buguhe. Ndamubwira uti rero nta kintu na kimwe twahindura, gusa igihari ni uko uyu mwana wanjye basi byibuze twabimuhisha ntazigera abimenya. Umugabo kubyakira byaramunaniye, umutima urakomeza uramurya. Yavuye aho ngaho ahita ajya kwa muganga, byanabaye ngombwa ko amarayo icyumweru kwa muganga, kuko nawe byaramutengushye. Kandi noneho nyuma yaje kunganiriza, arambwira uti ikintu cyambabaje kuruta ibindi byose ni uburyo nagutaye, nkongera kukubona ngira ngo turyamane, naranakubaye hafi byibuze umwiteho. Uti numva umutima uncira urubanza ko narabaye umubyeyi mubi, nyuma iyo nza kukwitaho ntabwo byose biba byarabaye. Aricuza. Ndamubwira uti basi no kubutekereje icyo kintu nta kundi, ariko nihagararaga kugira ngo mukomeze, kuko numvaga arwaye indwara y'umutima. Ariko nyuma yo nabaga ndi njyenyine, naribaga uburyo yandongoraga, nareba uburyo yanyongaga mu gitsina, nkumva isi nyikaragiyeho. Kuva icyo gihe ntitwize twongera kuryamana, gusa yakomeje kujya ampamagara akambaza umwana ameze ate, ariko kuvuga ngo kuryamana byahise birangirira aho ngaho. Mbura nuko mwita papa, nkabura umuhamagara Richard. Ariko ibintu byanteye igikomere pe, ariko mbura amakosa yari ayanjye, uburaya bwacu, Mana yanjye nazize uburaya bwanjye, nicyo navuga.